Yesu ashimwe cyane kandi amahoro y'Imana abe muri mwe. Pastori Augustin Ngirukwayo ugarutse muri za nyigisho tumaze igihe twigaho, inyigisho zijyanye no kurebera hamwe icyo umuntu yakora kugira ngo agire urugo rushimisha Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo icyo wakora kugira ngo umuryango wawe ugire ibyishimo. Reka tubanze dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu, Imana nziza y'amahoro, Imana y'ubumwe, Imana y'ubwiyunge, Imana y'imbaraga, Imana ifite byose mu biganza byayo. Uyu mwanya reka twongere twishyire imbere yawe kandi twongere tuzane imitima yacu n'imibiri yacu byose tubishyire mu biganza byawe kugira ngo biyoborwe nawe. Turimo twongera kumurikira imiryango yacu, twifuza ko hari icyo wakora nk'impinduka Mana Nyiringabo, kugira ngo mu gihugu cyacu, u Rwanda rwacu, imiryango yacu ibe imiryango data yakubahisha, imiryango yaguhesha icyubahiro. Tujya tubabazwa cyane n'iyo twumva amakuru hirya no hino, iyo twumva amakuru na raporo zo mu gihugu zijyanye n'imiryango myinshi cyane yagize ubutane muri iyi myaka itambutse. Tukaba twifuza rero ko hari icyo wakora muri iyi myaka ije ndetse n'uyu turimo kugira ngo Mana Nyiringabo ibyo bintu byose bihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Reka tuguhe gahunda nziza mu mitima yacu kugira ngo ugire icyo wakora nk'impinduka, kandi tukwereke n'isomo tugiye kwiga kugira ngo data ari ngewe ugiye kuritambutsa ndetse n'abazaryumva, Mana Nyiringabo uzagira icyo uhindura ku mitima yabo. Urakoze, urakarama. Reka tuguhe karibu n'ikaze mu byacu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Uyu munsi turaganira ku isomo rivuga ngo icyo wakora kugira ngo umuryango wawe ugire ibyishimo. Wakwibaza uti ni iki gisabwa kugira ngo umuntu abe umugabo mwiza, cyangwa se ni gute umugore yasohoza inshingano ze uko bikwiriye? Ese kuba umubyeyi mwiza bikubiyemo iki? Cyangwa se ni gute abana bashobora gutuma umuryango ugira ibyishimo? Uwiteka Imana yifuza ko wagira umuryango wishimye. Ijambo ry'Imana riha ubushobozi buri wese mu bagize umuryango, rikamwereka inshingano Imana ishaka ko asohoza. Iyo abagize umuryango bose basohoje inshingano zabo bakurikije inama zatanzwe n'Imana, bigira ingaruka zishimishije. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 11 umurongo wa 28 ati hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Kugira ibyishimo mu muryango ahanini bishingira ku kumenya ko umuryango wakomotse ku Mana. Buri muryango wose wo ku isi uriho bitewe na Data wa twese wo mu ijuru, kandi nta gushidikanya ko abazi n'igishobora gutuma umuryango ugira ibyishimo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 10 na 15 hari amagambo atubwira ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa. Ni amagambo meza atwereka neza ko Imana Data wa twese ariyo ifite byose mu biganza byayo. Imana niyo yatangije umuryango. Imana yaremye abantu ba mbere ari Adamu na Eva, maze irabahuza baba umuryango w'umugabo n'umugore. Yabatuje muri paradizo nziza cyane hano ku isi, ni ukuvuga mu busitani bwa Edeni, maze bategeka kubyara abana. Uwiteka yarababwiye ati mwororoke mwuzure, mugwire mwuzure isi. Ni amagambo dusanga mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26 kugera ku 28, ndetse no gukomeza mu gice cya 2 umurongo wa 18, 21 kugera 24. Ibyo si imigani y'imihimbano, kuko Yesu yagaragaje ko ibyo igitabo cy'Itangiriro kivuga ku birebana n'intangiriro y'umuryango ari ukuri. Na Yesu
yarabivuze muri Matayo 19 umurongo wa 4 kugera ku wa 5. Nubwo duhura n'ibibazo byinshi kandi ubuzima bukaba butameze nk'uko Imana yari yarabiteganije, ariko reka turebe impamvu imiryango ishobora kugira ibyishimo. Buri wese mu bagize umuryango ashobora kugira uruhare mu gutuma umuryango ugira ibyishimo binyuriye mu kugaragaza urukundo yigana inama z'Imana. Mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 hari amagambo atubwira ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira ku bituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko se twakwigana Imana dute kandi tudashobora kuyibona? Dushobora kumenya imikorere y'Imana kuko yohereje umwana wayo w'imfura akava mu ijuru akaza hano ku isi. Yohana igice cya 1 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 18 hari amagambo atubwira ibijyanye n'umwana w'Imana Yesu Kristo n'uburyo yaje mu isi. Igihe Yesu Kristo yari hano ku isi, yiganye se wo mu ijuru ku buryo kubona no gutega amatwi Yesu byari kimwe no kuba uri kumwe n'Imana ariyo uteze amatwi. Ni amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 n'umurongo w'9. Kubw'ibyo rero buri wese muri twe ashobora kugira uruhare mu gutuma umuryango urushaho kugira ibyishimo binyuze mu gusuzuma uburyo Yesu yagiye agaragazamo urukundo no gukurikiza urugero yadusigiye. Reka turebere hamwe urugero yasigiye abagabo. Bibiliya ivuga ko abagabo bagombye gufata abagore babo nk'uko Yesu afata abigishwa be. Mu Efeso 5:23 ndetse n'umurongo wa 25 kugera 29 Bibiliya igira iti kuko umugabo ari umutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. 25 harakavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Urukundo Yesu yakunze itorero ry'abigishwa be ni urugero rwiza yasigiye abagabo. Yesu yakomeje kubakunda kugeza imperuka, atanga ubuzima bwe ku bwabo nubwo bari abantu badatunganye. Abagabo rero nabo barasabwa gukomeza gukunda abagore babo ntibabasharirire. Ni amagambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 19. Ese ni iki kizafasha umugabo gushyira mu bikorwa iyo nama, cyane cyane niba umugore we rimwe na rimwe atandukira? Umugabo yagombye kwibuka ko nawe ajya atandukira agakora amakosa, kandi akibuka icyo agomba gukora kugira ngo Imana imubabarire. Nawe agomba kubabarira abamukosereza, kandi muri bo hakubiyemo n'umugore we. Birumvikana kandi ko n'umugore ari uko agomba kubigenza. Abagabo kandi bagomba kuzirikana ko buri gihe Yesu yitaga ku bigishwa be, yazirikanaga uko ubushobozi bwabo aho bugarukira, kandi akamenya ibyo bakeneye ku buryo bw'umubiri. Urugero, igihe bari bananiwe yarababwiye ati mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 6 umurongo wa 30 kugera 32 ati nimuze mwenyine ahiherereye aho abantu bataba mu ruhukeho gato. Abagabo nabo bakeneye kwitabwaho
abagore nabo bakeneye kwitabwaho cyane. Bibiliya ivuga ko ari inzabya zidahwanije n'abagabo gukomera. Abagabo bakaba basabwa kuzubaha, kubera ko ari abagore n'abagabo bose baraganwa ubugingo bw'iteka ryose. Abagabo bagombye kwibuka ko kuba umuntu ari umugabo cyangwa se ari umugore atari byo bituma agira agaciro mu maso y'Imana, ko ahubwo ubudahemuka bwe ari bwo bukamuhesha. Zaburi 111 umurongo wa 6. Nanone Bibiliya ivuga ko umugabo ukunda umugore we aba yikunda. Ibyo biterwa nuko nk'uko Yesu yabivuze, umugabo n'umugore baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Bityo ntibagomba kugirana imibonano mpuzabitsina n'undi muntu utari uwo bashakanye. Hari imirongo ibyemeza mu Migani igice cya 5 umurongo wa 15 kugera ku 21, ndetse no mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 4. Ibyo babigeraho ari uko buri wese yitaye ku buryo buzira ubwikunde ku byo mugenzi we akeneye. Birashimishije cyane kuba bibutswa ko nta muntu wakwanga umubiri we, ko ahubwo awugaburira akawukuyakuya. Abagabo bagomba gukunda abagore babo nk'uko bikunda, bibuka ko bafite icyo bazabazwa n'umutware wabo ari we Yesu Kristo. Intumwa Pawulo yavuze ku bijyanye n'urukundo rwa Kristo mu Bafilipi igice cya 1 umurongo w'8. Umuco wa Yesu w'urukundo wari umuco mwiza cyane, wareheje abagore babaye abigishwa be. Burya rero abagore bifuza cyane ko abagabo babo babagaragariza urukundo. Reka turebe n'urugero Yesu yasigiye abagore. Umuryango ni nk'ishyirahamwe, kandi kugira ngo ugire icyo ugeraho ukeneye kugira umutware. Na Yesu afite umutware agandukira. Umutwe wa Kristo ni Imana, nk'uko umutwe w'umugore ari umugabo we. Kuba Yesu agandukira ubutware bw'Imana ni urugero rwiza cyane, kubera ko buri wese muri twe afite umutware agomba kugandukira. Abagabo badatunganye bakora amakosa, kandi akenshi bajya bananirwa kuzuza neza ibisabwa umutware w'umuryango. Umugore ntiyagombye gupfobya ibyo umugabo we akora, cyangwa se yifuze kumusimbura ku mwanya we w'ubutware. Byaba byiza umugore yibutse ko kuba umuntu utuje kandi ufite ubugwaneza ari byo bifite agaciro kenshi ku Mana. Nagaragaza iyo mico kuganduka nk'uko Imana ibimusaba, bizarushaho kumworohera, ndetse no mu gihe byaba bisa naho bitoroshye. Ikindi nanone Bibiliya igira iti umugore yubahe umugabo we. Ni amagambo ari mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 33. Bibiliya ibwira abagore iti mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Amagambo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umugabo yaba yizera cyangwa atizera, umugore we aramutse amugejejeho igitekerezo gitandukanye n'icye abigiranye amakenga, ntabwo yaba amusuzuguye. Igitekerezo atanze gishobora kuba ari cyo, kandi umugabo amuteze amatwi bishobora kugirira umuryango wose akamaro. Nubwo Aburahamu atemeranyaga n'umugore we Sara ku mwanzuro mwiza yari amuhaye ku bijyanye n'ikibazo bari bafite mu muryango, Imana yaramubwiye iti ibyo Sara akubwira byose umwumvire. Ni amagambo dusanga mu Itangiriro igice cya 21 umurongo w'9 kugera kuri 12.
Birumvikana ko iyo umugabo afashe umwanzuro wa nyuma ukaba udafite itegeko ry'Imana ubangamiye, umugore we azagaragaza ko amugandukira ashyigikira uwo mwanzuro. Umugore ashobora gusohoza inshingano ye yo kwita ku muryango mu buryo bwinshi butandukanye. Urugero, Bibiliya igaragaza ko abagore bagomba gukunda abagabo babo n'abana babo no kutashayisha no kwirinda gusambana no kwita ku by'ingo zabo no kugira neza bagandukira abagabo babo. Ni amagambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Nanone Migani igice cya 31 umurongo w'10 gukomeza kugera kuri 28 hari andi magambo nayo ashobora kudufasha. Umubyeyi w'umugore ubigenza atyo azakundwa kandi yubahwe n'umuryango we. Ariko rero kubera ko ishyingirwa rihuza abantu batandukanye, hari igihe havuka imico igoranye cyane cyane ishobora gutuma habaho kwahukana cyangwa gutana kw'abashakanye. Bibiliya yemera ko mu mico imwe n'imwe umwe mu bashakanye yahukana, ariko kandi kwahukana si umwanzuro umuntu apfa gufata atabitekerejeho, kuko Bibiliya itanga inama igira iti umugore ye kwahukana n'umugabo we kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ikindi kandi gusambana niyo mpamvu yonyine yemewe n'ibyanditswe yemerera abashakanye gutana. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 19 umurongo w'9 hari amagambo atubwira ngo ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Reka turebe urugero Yesu yasigiye ababyeyi. Yesu yahaye ababyeyi urugero rwiza binyuze mu buryo yafataga abana. Igihe bashakaga kubuza abana gusanga Yesu, yaravuze ati mureke abana bato bansange ntimubabuze. Bibiliya ivuga ko yahise abakikira akabaha umugisha abarambitseho n'ibiganza. None niba Yesu yarafashe igihe cyo kwita ku bana, wowe siko wagombye kubigerageza ubikorera abana bawe? Abana ntibakeneye ko umarana nabo akanya gato gusa, ahubwo bakeneye ko mumarana igihe kinini. Ni ngombwa gufata igihe ukabigisha, kubera ko ibyo ari byo Uwiteka asaba ababyeyi. Hari amagambo dusanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4 kugera ku 9. Ayo magambo nayo yadufasha. Uko isi igenda irushaho kuba mbi, ni nako abana barushaho gukenera ababyeyi bazabarinda abantu bashaka kubagirira nabi. Urugero, nk'abashaka kubonona ndetse n'indi mico itandukanye. Reka turebe ukuntu Yesu yarinze abigishwa be, yakundaga cyane akabita abana bato. Igihe yafatwaga ari hafi kwicwa, Yesu yakoze ku buryo abigishwa be batagirirwa nabi. Ni amagambo twasoma muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 33 ndetse n'igice cya 18 umurongo wa 7 kugera ku 9. Wowe mubyeyi ugomba kumenya ibishuko byose umwanzi akoresha agamije kugirira nabi abana bawe. Ni ngombwa ko ubaburira mbere y'igihe. Nta kindi gihe bigeze bugarizwa n'akaga, haba mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka no mu rwego rw'umuco nk'uko bimeze muri iki gihe. Mu ijoro ryabanjirije urupfu rwe, Yesu abigishwa be bagiye impaka ku birebana n'uwari mukuru muri bo. Aho kugira ngo Yesu abarakarire, yakomeje kubigisha abigiranye urukundo binyuriye mu magambo no mu bikorwa. Niba uri umubyeyi, wagombye gushaka uburyo wakwiganamo Yesu mu rugero rwe
ko guhana abana bawe. Ni iby'ukuri ko abana baba bakeneye guhanwa, ariko igihano cyagombye gutangwa uko bikwiriye, kandi ntiwigere na rimwe ugitangana umujinya. Ibyo ari byo byose ntiwifuza guhubuka ngo uvuge amagambo yicana nk'inkota. Igihano cyagombye gutangwa mu buryo butuma umwana wawe abona ko byari ngombwa ko agihabwa. Reka turebe n'urugero Yesu yasigiye abana. Ese hari isomo abana bashobora kwigira kuri Yesu? Binyuriye mu rugero rwiza Yesu yatanze, yagaragaje ko abana bagombye kumvira ababyeyi babo. Ni magambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cy'8 umurongo wa 28 kugera ku wa 29. Yaravuze ati, uko data yanyigishije niko mvuga. Arongera ati, nkora ibyo data ashima. Yesu yumviraga se wo mu ijuru, kandi Bibiliya isaba abana kumvira ababyeyi babo. Nubwo Yesu yari umwana utunganye, yumviraga ababyeyi be Mariya na Yosefu. Bari abantu badatunganye. Nta gushidikanya ko ibyo byatumaga buri wese mu bari bagize umuryango wa Yesu agira ibyishimo. Ese abana baba babona icyo bashobora gukora ngo barusheho kugira imico nk'iya Yesu kandi batume ababyeyi babo bishima? Ni iby'ukuri ko rimwe na rimwe abakiri bato bashobora kumva ko kubaha ababyeyi babo ari ibintu bigoranye, ariko n'iby'Imana ibategeka. Imigani igice cya 1 umurongo wa 8 ndetse n'igice cya 6 umurongo wa 20. Muri gihe Yesu yumviraga se wo mu ijuru, ndetse mu buryo bugoranye. Igihe kimwe ubwo Imana yashakaga ko Yesu akora ikintu kitari cyoroshye na busa, Yesu yaravuze ati, undenze iki gikombe. Ni ukuvuga ibintu runaka yasabwaga gukora. Nuko Yesu yavuze atyo, ariko yakoze ibyo Imana yari yamusabye, kuko yari azi ko ise ari we uzi igikwiriye kurusha ibindi. Iyo abana bitoje kumvira, bituma ababyeyi babo ndetse na se wo mu ijuru bishima cyane. Satani yagerageje gushuka Yesu, kandi nta gushidikanya ko azagerageza gushuka abakiri bato kugira ngo bakore ibibi. Umwanzi Satani akoresha amoshya y'urungano, kandi kuyanesha bishobora kugorana. Abana baragomba kwirinda kwifatanya n'abantu bakora nabi. Umukobwa wa Yakobo witwaga Dina yari afitanye ubucuti n'abantu batasengaga Imana, kandi byamuteje akaga katavugwa. Ni amagambo dusanga mu Itangiriro igice cya 34 umurongo wa 1 n'uwa 2. Tekereza ukuntu umuryango wose wagira agahinda umwe mu bawugize aguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Reka dukomeze turebe n'ibanga ryo kugira ibyishimo mu muryango. Iyo abagize umuryango bashyize mu bikorwa inama zo muri Bibiliya, ibibazo bahura nabyo bishobora gukemuka mu buryo bworoshye. Mu by'ukuri, gushyira mu bikorwa izo nama ni ryo banga ryo kugira ibyishimo mu muryango. Kubw'ibyo rero bagabo, mukunda abagore banyu, kandi mujye mubafata nk'uko Yesu afata itorero rye. Bagore, mugandukire abagabo banyu, kandi mukurikize urugero rw'umugore w'imico myiza uvugwa mu Migani igice cya 22 umurongo wa 6. Hari amagambo atubwira ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda atayivamo. Namwe base mutegeke neza abo mu rugo mu ngo zanyu. N'andi magambo yanditse muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Namwe bana mwumvira ababyeyi banyu,
nta n'umwe mu bagize umuryango utunganye, kuko bose bateshuka bagakosa. Kubw'ibyo mujye mwicisha bugufi, musabane imbabazi. Mu by'ukuri muri Bibiliya hakubiyemo inama nyinshi nziza cyane, hamwe n'amabwiriza avuga ibihereranye n'imibereho y'umuryango. Ikindi kandi Bibiliya itwigisha ibihereranye na paradizo nziza tuzahabwa mu bwami bw'Imana. Mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 n'uwa 4. No muri iki gihe dushobora kugira imibereho myiza irangwa n'ibyishimo mu miryango, turamutse dukurikije amabwiriza Imana iduha mu ijambo ryayo ari ryo Bibiliya. Tugana ku musozo, abagabo bagomba gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Abagore bagomba gukunda imiryango yabo kandi bakubaha abagabo babo. Ababyeyi bagomba gukunda abana babo, bakabigisha kandi bakabarinda. Abana bagomba kumvira ababyeyi babo. Inshuti zacu mwakurikiranaga iki kiganiro cyangwa se iyi nyigisho kuri Mwiza Christian TV, nongeye kubararikira gukomeza gushaka uburyo mwaza kurikirana ibi biganiro kandi mubyoherereza n'abandi, kugira ngo tugerageze kureba ko izi nyigisho hari icyo zakora mu miryango yacu, kandi turebe ko izi nyigisho hari icyo zakora ku basore n'abakobwa bifuza gushaka, kugira ngo bazinjire mu mushinga bazi neza icyo umushinga ugamije. Turifuza ko habaho byibura igabanuka ry'ubutane mu gihugu cyacu ndetse no hanze, ku bantu bazagerageza kumva izi nyigisho. Umwami Imana abidufashemo. Reka dusenge Imana. Data wa twese, Imana yo mu ijuru, ni wowe ushobora byose, ni wowe waremye ibiri mu isi byose kandi urema umugabo n'umugore. Ni wowe watangije umuryango wa mbere mu isi, aho ijambo ryawe ritubwira ko watangije urugo rwa mbere rwa Adamu na Eva, kandi n'uyu munsi ingo zacu zose ziri mu biganza byawe. Reka twongere tugusabe muri uyu mwanya kugira ngo tubere maso. Bere maso imiryango yacu, bere maso abasore n'abakobwa bifuza gushakana, kugira ngo Mana Nyiringabo ujye ubaha ubwenge bwo kubanza kubitekerezaho, ndetse bafate n'igihe cyo kubyigaho kugira ngo bazabone uko bahuza imico yabo no kubaka ingo, kandi bazi n'icyo bagomba kugeraho. Turifuza ko ingo zacu zaba ingo zo kuguhesha icyubahiro. Turifuza ko ingo zacu zaba ijuru rito twazanyuramo tugana mu bwami bwawe. Fashe ingo zacu, fashe abanyarwanda bose, kandi mu izina rya Yesu Kristo turasaba Mwuka Wera kugira ngo abe ari gukomeza kutwigisha no kutubera amaso. Urakoze cyane. Reka nkwereke imitima y'abantu bagiye kuzumva kuri iri jambo ryawe, bereke imitima y'abantu bagiye kuzumva izi nyigisho, ngusaba ko Mwuka Wera yazikurikira agasanganya imitima yabo, kandi bikazagira icyo bitanga kugira ngo ingo zacu zirusheho kuba nziza. Urakoze cyane. Byose tubisabye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen.